Oh haleluya. Ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Nshuti yanjye uneze amatwi, ohereza Imana mu mirwano. Ni Imana ifite amaboko yo kurwana. Imana yacu ni Imana y'indwanyi. Ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Hezekiya yabonye ko atabasha guhangana n'umwami wa Ashuri, yohereza Imana mu mirwano. Imana yohereza marayika wayo umwe, nuko yica ingabo z'Abashuri 185. Babyutse mu gatondo basanga ingabo zose za Ashuri ari imbihindigiti y'imivyimba. Hari igihe uzabyuka usanga ibikurwanya byose byabaye imbihindigiti y'imivyimba, byabaye imirambo. Oh haleluya. Imana yamwijishimwe cyane. Hari igihe uzasanga ubukene n'inzara byaryamye bicurikiranye, usanga sida na diabete byaryamye bicurikiranye. Imana yacu ni Imana y'indwanyi, ni Imana y'imyantambara. Ndagira ngo nkubwire nshuti uneze amatwi, ni intambara zo mu kirere irazizi, n'umupara wa kabuhariwe nizo mu kirere irazizi. Usoma Izahishuwe 12:12. Satani yashatse kwigomeka, iramurwanya mu kirere, amanuka yibarangura. Imana ni umukomando, nizo ku butaka irazizi. Niba ugira ngo ndakubeshya uzabaza ab'Iyeriko, bakubwira ko ibintu Pasiteri Kayitare arimo kuvuga ari byo. Imana ni n'umumarine, nizo mu mazi irazizi. Uzabaze Mose na Farawo ku nyanja itukura, ubaze Yosuwa imbere ya Yorodani. Oh haleluya. Imana yamwijishimwe cyane. Imana ni Imana y'indwanyi. Ngiye kubasuhuza nshuti mudukurikiye aho muri hose. Ndabizi ko mudukurikiye muri benshi mu mpande zose z'isi. Turi kubihumuriza ibihumbi ku isomo ryacu rya gatatu rivuga ku bushobozi bw'amasengesho. Uyu munsi turavuga ku bushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Turasoma ibice 18 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 26. Reka Eric adufashe gusoma. Rabushake arababwira ati, nimubwire Hezekiya nonaha mutumwami mukuru umwami wa Ashuri aradutumye ngo ibyo byiringiro byawe ni ibyiringiro ki? Uribwira ariko ibyo wibwira ni iby'ubusa, ngo dufite imigambi n'amaboko byo kurwana. Ariko uwo wiringiye ninde watuma umugandira? Erega wiringiye urubingo rusadutseho intwaro, nirwo Egiputa. Umuntu yarwishingikirizaho rwamucumita mu kiganza rugahinguranya. Uko niko Farawo umwami wa Egiputa amerera abamwiringira. Umurongo wa 22. Kandi nimuvuga muti twiringiye Uwiteka Imana yacu, mbese siyo Hezekiya yasenyeye ingoro n'ibicaniro byayo, akabwira Abayuda n'ab'i Yerusalemu ati, muzajye muramya muri imbere y'iki cyotero cy'i Yerusalemu? Nuko rero asezerane na databuja umwami wa Ashuri, ubwanjye nzaguha amafarashi 2,000 niba wowe ubwawe wazibonera abajyaho. Wabasha ute kwirukana umutware n'umwe muto mu bagaragu ba databuja, kandi wiringiye Abanyegiputa ko bazaguha amagare y'intambara n'abagendera amagare y'intambara n'abagendera ku mafarashi? Ngo mbese azamutse, murongo wa 25 bavuga ngo mbese azamutse gutera aha akarimbura abitegetswe n'Uwiteka? Ngo Uwiteka niwe wamubwiye ati, zamuka utere icyo gihugu ukirimbure. Eliyakimu mwene Hirukiya na Shebuna na Yowa basubiza Rabushake bati, turakwinginze vugana natwe n'abagaragu bawe mu runyarameya, kuko twumva, ariko wowe kuvugana natwe mu Ruyuda ngo abo bantu bari ku nkike babyumve. Reka dusenge. Mana yo mu ijuru ishobora byose, Mana yumva gusenga no kunyega ku bwoko bwayo, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ndagushimiye. Ngushimiye ko ngiye kuma umwanya mwiza
wo kugeza ku bankurikiye ku isi yose ijambo ryawe. Ndasabye ngo umwuka wawe wera abane natwe nko asanzwe abigenza, iri jambo urikomereshe ibimenyetso n'ibitangaza, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Nkuko nababwiye, tugiye kwigisha isomo rya gatatu rivuga ku bushobozi bw'amasengesho. Uyu munsi ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Mu gihe navugaga ku ijambo ry'ibanze ku bushobozi bw'amasengesho, nababwiye ko amasengesho abami b'Abisirayeli n'abacamanza babo barayarwanishaga kuruta uko barwanishaga intwaro n'ingabo. Amasengesho bayakoreshaga mu buryo bukomeye mu ntambara zabo. Imana idufashe cyane. Aya magambo tumaze gusoma ni amagambo atwereka inkuru y'umwami wa Ashuri ndetse n'umwami w'Abayuda witwaga Hezekiya. Urugamba rwari rubahanganishije. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Ashuri niyo yari igihangange mu burasirazuba bwo hagati, ku buryo umwami waho yari yarigaruriye ibindi bihugu byose byari bibakikije. Hanyuma rero aza no kugambirira gutera i Buyuda, asuzugura cyane umwami waho. Imana idufashe cyane. Nshuti uneze amatwi, uru rwari urugamba rusanzwe, ariko intambara zose duhura nazo burya n'izi tubona intambara zo mu buryo bw'umubiri, burya hari ikiba kizihisha inyuma mu buryo bwo mu mwuka. Imana idufashe cyane. Umwami w'Abayuda Hezekiya we yari afite intege nke ugereranije n'imbaraga umwami wa Ashuri yari afite. Hanyuma uwitwara bushaki rero aragenda ajya mu gihugu cy'i Buyuda, arabasuzugura bikomeye cyane, ababwira ko batashobora guhangana n'umwami wabo wa Ashuri Senakeribu. Ababwira yuko Senakeribu ashaka ko bamuyoboka bakamwumvira. Yababwiye amagambo y'agasuzuguro menshi cyane kubera ko yari yishingikirije imbaraga zo mu mubiri. Yari afite ingabo zikomeye, yari afite abakomando 185,000 b'abahanga n'ibikoresho byari bigezweho icyo gihe. Yari afite amagare y'intambara, afite amafarashi n'ibikoresho by'intambara byari bigezweho icyo gihe. Hanyuma i Buyuda bo ntabwo bari bafite ubushobozi mu buryo bw'umubiri bwahangana n'umwami Senakeribu. Imana idufashe cyane. Hanyuma niko gutuma rero uwitwara bushaki aragenda ababwira ko bashobora kwiyunga nawe, bashobora kumwemera. Aravuga ati umwami w'Abayuda yishingikirije urubingo rusazutseho Egiputa. Yabonaga umwami w'Abayuda atamuhindira imishyitsi, akagira ngo wenda yiringiye Egiputa. Nuko Rabushaki yibwiraga. Noneho agera ubwo avuga ngo iyo Mana wiringiye nayo ntigushuke, kuko ngo abwira Abayuda ati Hezekiya ntababeshye ngo babwire ko Imana izabatabara. Iyo Mana niyo yasenyeye ibicaniro, iyo Mana yarayihemukiye, ntabwo iyo Mana yabatabara. Imana idufashe cyane. Hanyuma Rabushaki uyu nguyu arababwira ngo none se umwami wacu azamutse gutera i Yerusalemu atari Uwiteka uhamugabije? Akomeza kuvuga amagambo menshi cyane. Rabushaki yari umugabo w'umunyagasuzuguro ku buryo umunyarwa w'umwami n'umwanditsi n'umubitsi bamwinginze, baramubwira bati nibura vugana natwe mu rurimi rw'urunyarameya. Urwo rurimi rw'urunyarameya turarwumva, were kuvugana natwe mu rurimi rw'Abayuda kugira ngo abantu bari ku nkike bere kubyumva. Urabona ibyo bijya bibaho. Hari igihe umuntu agusuzugura, nibura ukifuza ko yagusuzugura wenyine, ariko nshuti munkurikiye, nta kintu kibabaza nko kubona umuntu yagusuzugura, akagusuzugura umugore wawe yumva, akagusuzugura abana bumva, akagusuzugura barumuna bawe bumva, abantu bakwemeraga ko uri umuntu w'agaciro, ko uri umuntu w'icyubahiro, abakubahaga, abakwemeraga, hakaboneka undi muntu uza kugutesha agaciro mu maso yabo. Ibyo bintu birababaza ku buryo bukomeye cyane.
nibyo rero aba bagabo binginze Rabushaki ngo nibura avuge mu rurimi rw'urunyarameya, nibura abasuzugure mu rurimi abandi bantu batumvamo, nibura abaserereze abasebye mu rurimi abaturage b'i Yerusalemu batarimo kumva. Ariko Rabushaki aranga. Ku murongo wa 27 w'Abami ba kabiri ibice 18 ha amagambo ntajya mvuga muze kuza kuyisomera. Ni amagambo ateye isoni cyane, sinyanyavugira mu materaniro, sinyanyavugira ku maradiyo no ku mateleviziyo. Ni ukuvuga ngo ni igitutsi. Umuntu umwe yahoze ambaza ati se pasite, aya magambo ubusobanuro bwayo ni ubuhe? Ndamubwiye ubusobanuro bw'aya magambo n'agasuzuguro kavanze n'uburakari n'ubupagani. Urabona Rabushaki yari afite urwango rukomeye cyane. Gusuzugura abantu ni nko kubabwira ati nzabagira ntya, nzabakora gutya, niko byanditse ku murongo wa 27. Hanyuma arabasuzugura ku buryo bukomeye. Reka dusome umurongo wa 28 kurangiza icyo gice cya 18. Nshuti munkurikiye turasoma amagambo menshi kugira ngo muze kumva neza ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Reka dusome umurongo wa 28 turangize iki gice. Maze Rabushake arahagarara arangurura ijwi rirenga mu rurimi rw'Abayuda ati, nimwumve ijambo ry'umwami mukuru, umwami wa Ashuri. Uwo mwami arantumye ngo Hezekiya ntabashuke kuko atazabasha kubakiza amaboko ye. Hezekiya ntabiringize Uwiteka ababwira ngo nukuri Uwiteka azadukiza, kandi ngo uyu murwa ntuzahabwa umwami wa Ashuri. Mwe kumvira Hezekiya kuko umwami wa Ashuri adutumye ngo mwuzure nawe, musohoke mu musange, umuntu wese abone uko arya ku mizabibu no ku mutini we, nuko anywe amazi yo mu iriba rye, ngo kugeza ubwo azaza akabajyana mu gihugu gihwanye n'icyanyu, kirimo ingano na wino kirimo ingano na vino n'imitsima n'inzabibu, n'igihugu kirimo amavuta y'imyelayo n'ubuki, ngo ntimuzapfa ahubwo muzarama. Nuko mwe kumvira Hezekiya nabashukashuka ngo Uwiteka azadukiza. Mbese hari indi mana yo mu mana z'abanyamahanga yigeze gukiza igihugu cyayo amaboko y'umwami wa Ashuri? Imana z'ihamati n'iza rupadi zirihe? Imana z'Seferavayimu n'iz'Ihena n'iza Iva zirihe? Ngo mbese zakijije ab'i Samariya amaboko ye? Ngo mu mana zose zo muri ibyo bihugu izakijije igihugu cyazo amaboko ye ni izihe? Byabemeza ko Uwiteka yamukiza i Yerusalemu. Abantu baraceceka ntibagira icyo bamusubiza, kuko umwami yari yategetse ngo ntimugire icyo mumusubiza. Hanyuma Eliyakimu mwene Hirukiya w'umunyarugo na shebuja w'umwanditsi na Shebuna w'umwanditsi na Yowa mwene Asafu w'umucurabwenge baraza basanga Hezekiya bashishimuye imyambaro yabo, bamubwira amagambo ya Rabushaki. Imana idufashe cyane. Hanyuma Rabushaki bamaze kumwinginga, uyu Yowa, Shebuna n'uyu munyarugo bamaze kumwinginga ngo bavuge mu runyarameya, yere kuvuga kugira ngo abari ku nkike batumva ibyo avuga, ibyo yarimo kubasereza no gukura umutima igihugu cyose no gusuzugura umwami w'Abayuda. Rabushaki arabyanga, ahubwo avuga n'ijwi rirenga, avuga mu ruheburayo, avuga mu rurimi rw'Abayuda, avuga mu giheburayo, urwo rurimi narwo yari aruzi. Atangira kuvuga amagambo bose bumva. Arababwira ngo Hezekiya ntabashuke. Umva, agasuzuguro kabaho. Ntabwo nigeze mbona umuntu ujya mu gihugu ngo ajye abahagaze muri kapitali yacyo agiserereze, agisebye, akivuga uko ashaka. Sinzi ko ubu hari umuntu watinyuka kugira igihugu ajyamo icyo ari cyo cyose,
nubwo yaba akomoka mu gihugu gikomeye cy'igihangange, ngo atinyuke kugenda ngo aserereze umuyobozi w'icyo gihugu, asebye abaturage b'igihugu akirimo agihagazemo ngo have amahoro. Sinzi uko byakunda. Umenya abaturage b'icyo gihugu bamwihambiraho, ariko Rabushaki we yarabikoze. Abayuda baraceceka, arababwira ngo nimwiyunge n'umwami wa Ashuri. We Hezekiya ntababeshye, Hezekiya ntabashuke yuko hari Imana izabakiza. Aravuga ngo nimwiyunge nawe, mubone uko murya ku ruzabibu rwe, mubone uko munywa ku mazi ye, mwiyunge nawe azabajyana mu gihugu gihwanyije n'iki ngiki ubwiza. Ko niko byajyaga bigenda kera. Iyo bateraga ahantu ntabwo bicaga abaturage bose, bicaga abo barwanaga nabo, rimwe na rimwe bakica n'umwami iyo wagwa bamugezeho. Hanyuma ubundi bagafata abaturage bo muri icyo gihugu bakabatwara mu yindi ntara ya kure, noneho abakobwa babo bakabashyingira abahungu babo kugira ngo bazimanganye rwose, bazimanganye ubwo bwoko n'icyo gihugu. Noneho aho ngaho bakuye abaturage bose, bakahazana abaturage bo mu gihugu cyabo, bakaba aribo batuza aho ngaho kugira ngo icyo gihugu kibagirane neza. Niwo mugambi rero umwami wa Ashuri yari afite ku Bayuda no kuri Hezekiya. Nuko arababwira ati niki cyabiringiza ko Uwiteka azabatabara. Nshuti uneza amatwi, hari abantu badusuzugura bakanatuvogera, ariko abantu batangira no gutunga urutoki Imana yacu. Ujye ubihorera umenye ko Imana itari bibyemere, itari byihanganira ibyo bintu. Hanyuma Rabushaki atangira gutanga abagabo, yerekana n'ibindi bihugu barwanije bakabitsinda. Aravuga ati Imana z'Hamati ziri hehe, Imana z'Ihena, iz'Sefaravayimu, Imana za Rupadi, izo zose ziri hehe? Zabashije gukiza abami bazo amaboko y'umwami wa Ashuri. Byabiringiza ko Uwiteka azabatabara. Ko niko Satani ajya bigenza nshuti yanjye. Iyo ashaka kukwica urupfu n'agashinyaguro, iyo ashaka kugushikamira no kukumera nabi, atangira kukwereka abandi byananiye. Akavuga ati nyira runaka se we ntiyasengaga, kanaka we ntiyari umukozi w'Imana. Agatangira kukwereka abandi byananiye, abandi yahinahinnye, abandi yagiriye nabi, nawe bikwereka nuko nta butabazi ushobora kubona. Nuko umwami wa Ashuri atanga abo bagabo bose. Hanyuma aravuga ngo ibyo bintu ngo Imana yabashije gukiza ab'i Samariya amaboko y'umwami wa Ashuri ni iyihe? Byabemeza ko Uwiteka, ko iyo Mana musenga mwiringira nawe yabatabara. Aravuga ati Hezekiya rero ntababeshye. Hanyuma ba bagabo Hirukiya na Shebuna barababara baragenda bashishimura imyenda yabo. Nta muntu n'umwe watinyuka kugira icyo asubiza Rabushaki, kuko bajyaga kumusubiza burya amakuru babaga bayazi. Buri gihugu cyose kigira iperereza ryo mu gihugu imbere, kikagira n'iperereza ryo hanze. Ni ukuvuga ngo bari bazi imbaraga za Ashuri, bari bafite amakuru y'ibihugu umwami wa Ashuri yagiye arwanya akabitsinda. N'ibyarushaga amaboko i Buyuda nabyo umwami wa Ashuri yari yarabitsinze. Ibyarushaga Abayuda imbaraga umwami wa Ashuri byose yari yarabyigaruriye. Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Hanyuma ibyo byose rero abaturage baraceceka kubera ko umwami yari yababwiye ko nta n'umwe ugira icyo asubiza. Nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bashishimura imyenda yabo, baragenda bikubita imbere y'umwami Hezekiya, bamutekereza ibibaye, bamutekerereza ibyabaye. Imana idufashe cyane. Ubundi hari ibintu bitatu biba mu ntambara. Mu ntambara iyo umenye ko umwanzi akurusha imbaraga, hari ibintu bitatu ukora. Iyo urangije gusobanukirwa ko umwanzi muhanganye udashobora kurwana nawe ngo umushobore, hari ibintu bitatu ukora iyo udashaka gupfa. Ndavuga iyo udashaka gupfa, hari ibintu bitatu ukora. Icya mbere, iyo bigishoboka urahunga nyine. Iyo wamenye ko mugiye kurwana kurusha imbaraga, iyo bigishoboka urahunga. Icya kabiri, iyo bidashoboka guhunga, ushaka uko wihisha ukamwihisha iyo bigishoboka. Icya gatatu, iyo ibyo byose bidashoboka bibiri, kwiruka ngo uhunge utera ibikoresho, uhunga n'ibyo ushoboye, ibyo utabashije ubite,
ubitere umwanzi abyigarurire, hanyuma ntushobore no kwihisha. icya gatatu kiba gisigaye, ndavuga iyo udashaka gupfa urayamanika, umanika amaboko ukamwiha akakugira uko ashaka, agasigara gutegeka, yakwica, yakuboha, akagukoresha ibyo ashaka. ibyo bintu byose uko ari bitatu, umwami w'Abayuda Hezekiya nta na kimwe yakoze. Ndamukunda cyane, nta na kimwe yakoze, Imana ishimwe cyane. Ahubwo Hezekiya yahungiye ku wamwimitse, ahungira mu nzu y'Imana. Reka dusome Abami ba Kabiri ibice 19, turasoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Umwami Hezekiya abyumvise ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, ahera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka. Maze yohereza Eliyakimu w'umunyarugo we na Shebuna w'umwanditsi n'abakuru bo mu batambyi, bambaye ibigunira kwa Yesaya w'umuhanuzi mwene Amosi. Baramubwira bati, Hezekiya yadutumye ngo uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa ku bana benda kuvuka, kandi nta mbaraga zo kubabyara. Ahari Uwiteka Imana yawe yumvise amagambo ya Rabushake yose, ahari Uwiteka Imana yawe yumvisha amagambo ya Rabushake yose, shebuja umwami wa Ashuri yamutumye gutuka Imana ihoraho. Ngira ngo Uwiteka Imana yawe yabahanira ayo magambo yumvise. Nuko rero terura amasengesho yawe usabira abantu basigaye. Amen. Imana imujishimwe cyane. Hezekiya ibi byose amaze kubyumva, ntabwo yatorotse igihugu cye, nta nubwo yamanitse amaboko ngo yihe umwami wa Ashuri, nta nubwo yashatse umwobo ngo ahungiremo, ahubwo yarazamutse ajya guhungira ku wamwimitse, ajya guhungira ku Mana itegeka ijuru n'isi, ku Mana irusha imbaraga umwami wa Ashuri. Bibiliya iravuze ngo yambara ibigunira, yisiga ivu, arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka, aragenda ajya imbere y'Imana, atuma abagaragu be kuri Yesaya. Ahangaha iyi nkuru ukiyitangira ushobora kwibaza uti se ni kuki uyu mwami yahuye n'intambara, noneho ntatumize inama ya guverinoma, ntatumize abakuru b'ingabo ngo ababwire uko umutekano umeze? Iyo haza kuba hariho abasesenguzi, akaba hariho abahanga, bari kuvuga bati uyu mugabo yasaze, uyu mugabo yataye umutwe, n'ikimenyimenyi yambaye ibigunira, yisize ivu. Ni gute ahura n'ibibazo? Ntatumize inama ya guverinoma, ntatumize abakuru b'ingabo, ntatumize inama y'umutekano ngo bige ku cyo bagomba gukora no gutabara no kurengera igihugu. Akaba atumye kuri Yesaya utari na daso, Yesaya utari na local defense, Yesaya utari umurwanyi, utarigeze arwana, utagira n'umuheto, utagira n'imyambi. Ni gute atumye kuri Yesaya? Imana idufashe cyane. Aha ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Hezekiya yari asobanukiwe ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Nshuti munkuriki aho muri hose, ndagira mbabwire ko Imana yacu ni indwanyi, ni Imana y'indwanyi, ni Imana y'inyantambara. Ntabwo Imana ari El Shaddai gusa, ntabwo Imana ari Jehova Rafa gusa, ntabwo ari Jehova Jire gusa, ntabwo ari Imana itanga ibikenewe, ntabwo ari Imana isumba byose gusa, ntabwo ari Imana ishobora byose gusa, ntabwo ari Imana itanga abagore, ntabwo ari Imana itanga abagabo, ntabwo ari Imana itanga akazi, si Yehova Shama, ntabwo ari Imana imeze gutyo gusa, ahubwo ni na Jehova Sabaoti, ni Imana y'indwanyi, ni Imana y'inyantambara, Imana ishimwe, Imana yo mu ijambo icyubahiro. Ndagira ngo mbwire ko Imana yacu nziza, Imana yacu Jehova, Imana yacu twiringira dusenga, ntabwo ari Imana ivuga bikaba gusa, ntabwo ari Imana itanga amasezerano ikayasohoza gusa, ntabwo ari Imana itanga ibikenewe gusa. Ibyo byose Imana irabikora, ibyo byose navuze haruguru nibyo Imana irabikora. Ariko ndagira ngo menyeshe abankurikiye mu mpande zose z'isi ko iyi Imana twakurikiye
ari indwanyi, ari n'Imana y'indwanyi. Zaburi ya 24 umurongo w'8 haravuga ngo uwo mwami ninde? Ngo n'Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Amaboko yaranarwana. Ni Imana irwana, ni Imana y'indwanyi. Imana yo mwishimwe cyane. Kuva ibice 14 umurongo w'8 kugeza ku murongo wa 12 nabwo yabwiye Mose ngo uyu munsi mwihagararire murebe agakiza ndi bubazane uyu munsi, ngo Uwiteka ari bubarwanirire, ari bubarwanirire. Imana irarwana nshuti zanjye. Oh haleluya, Imana yo mwijije yab'icyubahiro. Zaburi ya 35 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3 Dawidi nabwo yari abizi ko Imana ari indwanyi. Mu gihe yari afite ibibazo bimukomereye, abanzi be bamuzungurutse bamugose, yarayibwiye ngo shingura icumu mu ntagara. Oh haleluya, ngo urase imyambi yawe, urwane n'abandwanya, uburane n'abamburanya. Imana yacu ni Imana y'indwanyi. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Ni Imana kandi nta na kimwe itarwanisha. Ihagurutse kurwana nta na kimwe itarwanisha. Mu gihe cya Yosuwa yigeze irwanisha amabuye, yigeze irwanisha amavubi, ishobora kurwanisha umuyaga, ijya irwanisha imiriro. Nta na kimwe Imana itarwanisha. Imana yacu ni Imana y'indwanyi. Ndagira ngo nkubwire wowe uzungurutswe n'ababisha, wowe uzungurutswe n'abakurwanya, ndagira ngo nkubwire injiza Imana mu mirwano, injiza Imana mu ntambara. Izo ntambara utakishoborera wowe wagerageje bikanga, izinjizemo Imana urebe. Oh haleluya, Imana yo mwijije ishimwe, Imana yo mwijije habwa icyubahiro. Hezekiya rero amaze kubona ikibazo gikomeye, yarasobanukiwe iyi Mana nk'uko ndimo kuyivuga. Niko gutuma abagaragu be ati nimugende mujye kwa Yesaya umuhanuzi, mumubwire ngo abana barenda kuvuka ariko nta mbaraga zo kubabyara zihari. Ati mumubwire ngo Rabushaki yasuzuguye Imana yacu, yadututse ku buryo bukomeye. Mumubwire Yesaya, oh haleluya, umurongo wa 4 wamfashije w'Abami wa 2:19 ngo aterura amasengesho asenge. Terura amasengesho usenge. Ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Terura amasengesho usenge, ngo Imana ngo yabasha guhana uwo mwami, yabasha guhana Rabushaki n'umwami Senakeribu wa Ashuri. Imana ishimwe. Hezekiya avuga aya magambo ntabwo yarayobeye ko abasirikare, abakomando, ingabo kabuhariwe 185 ziri ku bikoresho bikomeye, ziri ku farashi, zifite ibikoresho bikomeye, zamaze kugariza Yerusalemu, zamaze kuzunguruka Yerusalemu. Imana idufashe. Ariko nyinjiza Imana ngo ijye kurwana n'izo ngabo. Ntabwo nitaye ku bikuzungurutse uko bingana, sinitaye ku barozi, ku myuka mibi, ku bakurwanya. Injiza Imana muri iyo ntambara. Imana ishimwe. Reka dusome umurongo w'8. Tusome umurongo w'8, harimo amagambo yafashije umutima wanjye cyane. Tusome umurongo w'8 tugeze ku murongo wa 11. Abami ba kabiri ibice 19 umurongo w'8 kugeza ku murongo wa 11. Hanyuma Rabushake asubirayo asanga umwami wa Ashuri arwanya Iribuna, kuko yari yumvise ko yavuye i Lakishi. Bukeye uwo mwami yumva bavuga kuri Tiruhaka umwami wa Etiyopiya bati, dore yagutereye kukurwanya. Abyumvise yongera gutuma kuri Hezekiya ati, nimugende mubwire Hezekiya umwami w'Abayuda muti, iyo Mana yawe wiringiye ntigushuke ngo Yerusalemu ntabwo hazahabwa umwami wa Ashuri. Wumvise uko abami ba Ashuri bagenje ibihugu byose bakarimbura rwose, ni wowe uzabakira. Ugeze ku murongo wa 11. Yego, ku murongo wa 11 niho dusoreje. Havuga ngo wumvise uko abami ba Ashuri bagenje ibihugu byose bakabirimbura rwose, ni wowe uzabakira. Mana idufashe cyane. Aha Hezekiya na Yesaya n'abagaragu be bari mu masengesho. Umwami wa Ashuri nta makuru afite. Imana idufashe cyane. Rabushaki amaze kubona bamwihoreye, amaze kubona ibyo yabasabwa batabimuhaye, ajya gutanga raporo. Asanga umwami wa Ashuri ari mu mirwano, yari umurwanyi ibihe bye byose. Asanga arimo ararwana. Noneho asanga arimo ararwana Ishibuna, arwanya n'ahandi. Hanyuma na Tiruhaka umwami wa Etiyopiya nawe abaramuteye. Noneho wumve
wumva ukuntu satani ajya asuzugura abantu rwose, naho yakivunye abamuteye arongera tumarabushake ati genda wongere ubwire umwami Hezekiya ngo Imana wiringiye. Nababwiye ngo umva abantu rwose ntabwo bemerewe kuducokoza no kudusuzugura, ariko nibasuzugura n'Imana yacu ukumva tunze urutoki Imana yacu, oh haleluya, ujye ubihorera hanyuma winjire mu mirwano usobanurire Imana iby'urwo rugamba, winjize Imana mu ntambara. Imana ishimwe cyane. Arababwira ati arongera aramubwira ati genda ubwire Rabushaki ubwire Hezekiya ngo Imana wiringiye ntikubeshye abami b'andi mahanga bose umwami wa Ashuri yarabatsinze. Imana idufashe cyane. Reka dusome umurongo wa 12 turageza ku murongo wa 19, harimo amagambo akomeye yafashije umutima wanjye cyane. Reka dusome. Mbese imana z'abanyamahanga basogokuruza banjye barimbuye zarabakijije? Uko uwo ni Rabushaki wasubiye Yerusalemu aravuga ngo mbese imana z'abanyamahanga basogokuruza banjye barimbuye zarabakijije? Abigozani atangira kuzivuga aravuga ngo abigozani, abiharani, niresefu, n'abanyedeni, bari terasari, umwami w'Hamati arihe? Aravuga ati umwami w'Hamati arihe? Ntuzi ko twamugenje, ntuzi ko twamurangije yewe n'umwami wanjye wa Ashuri n'ingabo zacu zikomeye. Umwami w'Hamati arihe? Adi n'umwami w'umurwa w'Isefaravayimu. Aravuga ati umwami wa Arupadi, umwami w'umurwa w'Isefaravayimu, ntuzi ko nabo twabarangije? N'uw'Ihena, n'uwa Iva. Bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko. Yego, ku murongo wa 14 aravuga ngo bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko. Komeza kwa 19. Yego, 15. Maze Hezekiya asenga Uwiteka amuri imbere ati Uwiteka Mana ya Isiraheli wicara ku bakerubi, ni wowe wenyine Mana y'igihugu, Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose. Ni wowe waremye ijuru n'isi. Amina. Hezekiya Rabushaki amushyikiriza urwandiko rundi, noneho Hezekiya arujyana mu masengesho. Mwene Data mushiki wanjye, hari ibintu bakwandikiye, hari ibyo bakuvuze, hari ibyo birirwa bakuvuga, hari ibyo kwa muganga bakubwiye umva biteye ubwoba, hari ibintu abadogiteri bagusuzumye barakubwira bati iyo ndwara ntushobora kuyikira, umutima wagukutse. Izo nzandiko banditse zijyana imbere y'Imana mu masengesho. Hari abakwandikiye ama SMS akubwira amagambo yo kugukura umutima, bijyana imbere y'Imana mu masengesho. Banke yakwandikiye, hari abantu bakwandikiye, bijyana imbere y'Imana mu masengesho. Hezekiya urwo rwandiko aragenda arurambura imbere y'Imana, arasenga aravuga ati Mana y'ibihugu by'abami, wowe ugendera ku bakerubi. Atangira kuyivuga gukomera kwayo, avuga Imana yasobanukiwe. Komeza wumve iryo sengesho rya Hezekiya ryaramfashije cyane. Yego. Tega ugutwi kwawe Uwiteka wumve, hwejesha amaso yawe Uwiteka urebe. Aravuga ngo tega ugutwi kwawe Uwiteka wumve, hwejesha amaso yawe urebe. Wumve amagambo ya Senikerebu yatumye gutuka Imana ihoraho. Wumve amagambo ya Senikerebu yatumye gusuzugura Imana ihoraho. Icyakora Uwiteka abami ba Ashuri barimbuye ayo mahanga n'ibihugu byayo. Komeza. Bajugunye imana zabo mu miriro kuko zitari Imana nyamana, ahubwo zaremwe n'intoki z'abantu mu biti no mu mabuye, nicyo cyatumye bazirimbura. Umurongo wa 19. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Amina. Hezekiya arasobanura rwose, yarasobanukiye Hezekiya. Aravuga ati ibyo nanjye ndabizi, ibi banditse muri uru rwandiko, ibi umwami wa Ashuri yanditse Senikerebu ko barimbuye umwami wa Arupadi, uw'Isefaravayimu, uw'Ihena, ibyo ndabizi. N'imana zabo barazirimbuye bazita mu muriro. Nibyo, ariko ntabwo zari Imana.
zari imana zakozwe n'amaboko y'abantu, zari imana zabajijwe n'abantu, atari ko wowe Uwiteka imana yacu iri hejuru ya byose, iri hejuru y'ibihugu by'abami, ndakwinginze udukize amaboko y'umwami wa Ashuri. Haleluya! Imana mu ijuru ishimwe cyane. Nshuti uneze amatwi, nta terabwoba na rimwe riri hejuru y'ubushobozi bw'amasengesho y'abera. Nta kintu na kimwe gikwiye gukanga abantu bazi ko imana yacu iri hejuru ya byose, ari imana ifite imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga, ifite ubutware buri hejuru y'ubundi butware, nk'uko byanditse mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 23, haravuga ngo imushyize hejuru y'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'ubwenge bwose n'izina ryose rivugwa. Imana ishimwe. Aya niyo masengesho umwami Hezekiya yasenze, ayasenga afatanije n'umuhanuzi Yesaya n'abagaragu be n'abantu b'i Yerusalemu, basaba Imana kubatabara kubera ko barabibona ko badafite imbaraga, badafite ingabo zabasha guhangana n'umwami wa Ashuri. Mu bice 18 twasomye mbere by'abami ba kabiri, umwami arabushakiye yari yababwiye ngo mwebwe ngo ntimwabona n'ingabo zo kudutera, niyo mwabona ingabo 2,000 twabaha amagare yo kurwaniraho. Urumva gusuzugura umuntu ukamubwira uti twebwe niyo twabatiza imbunda, niyo twabatiza ibifaru, niyo twabatiza amakamyo ya gisirikare, tukabaha n'amasasu, ntabwo mwadushobora. Urumva nimwaturwanya, nimushaka muvuge tubibahe. Aravuga ngo umutware wacu muto aruta umukuru wanyu. Ni ukuvuga ko kadogo wa Ashuri yarutaga Fande w'Ubuyuda, yamurushaga gutera ubwoba, yamurushaga gukomera, yamurushaga icyubahiro. Ni ukuvuga ko kaporari wa Ashuri yarakomeye kuruta generali w'i Yerusalemu. Urumva nawe aho byari bigeze, kuvuga ko umutware muto wabo aruta umutware mukuru w'i Yerusalemu. Urumva nshuti yanjye uko urwo rugamba rwawe rumeze. Imana yo mu ijuru dufashe. Nuko rero Hezekiya n'abagaragu be na Yesaya barasenga, asenga aya masengesho tumaze kumva. Reka twumve igisubizo cy'amasengesho ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 22. Harimo amagambo yafashije umutima wanjye ku buryo bukomeye cyane. Reka dusome. Hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senikarebu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Amina. Genda gahora aho ngaho. Haleluya. Haleluya nshuti yanjye, ngufitiye ubutumwa buva ku ntebe y'Imana, ngufitiye ubuhanuzi Imana yamaye kukuzanira, kuko wasabye Imana kukurengera, kuko wasabye Imana kugutabara, wasabye Imana, wasenze isengesho ryo kwizera. Uzaribona niba utararibona, ririho kuri icano yacu, isengesho rya kirimbuzi. Niba wararisenze, warubahirije uburyo nyabwo bwo gusenga nk'uko ubibona kuri YouTube yacu, niba warasenze isengesho ryo kwinginga ugatakira Imana ukayiririra, niba warasenze ugasaba Imana kukurengera ku mwami wa Ashuri, kugutabara kuri ibyo bibazo ufite, ibibazo byo mu rugo rwawe, ibibazo byo mu kazi, ibibazo byo mu muryango wawe, ibibazo by'aho hantu uri, ibibazo by'abakuzungurutse, niba warasenze, haleluya, ngufitiye ubutumwa. Haleluya. Hezekiya atuma kuri Hezekiya, aravuga ngo kuko wasabye Imana kukurengera, kugutabara ku mwami wa Ashuri irabikwemereye. Haleluya. Nshuti uneze amatwi, ahantu niba wabasha gukomera Imana amashyi, irabikwemereye. Imana irabikwemereye. Dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana isubiza amasengesho. Imana ihabwa icyubahiro. Imana irabikwemereye. 21 aravuga ngo, iri ni ryo jambo Uwiteka yamuvuzeho ngo, umukobwa w'inkumi w'i Siyoni arakuneguye, araguseka akagushinyagurira, umukobwa w'i Yerusalemu akujungurije umutwe. 22 ninde watonganije ukamutuka, uwo wakanitse ukamureba igitsure ninde? Ni uwera wa Isirayeli. Amen. Aramubwira ngo Uwiteka atuma kuri Hezekiya,
aramubwira ko wamusabye kukurengera ku mwami wa Ashuri. Aramubwira ngo arabikwemereye. Kandi Yesaya umuhanuzi abwira Hezekiya n'ikimana irimo kuvuga ku mwami wa Ashuri. Aravuga ngo umukobwa w'inkumi w'i Siyoni, ibihanirwa umwami wa Ashuri, ngo umukobwa w'inkumi w'i Siyoni arakuneguye, akuzungurije umutwe. Imana idufashe cyane. Umukobwa w'inkumi w'i Siyoni, hari ugutabarwa k'umukobwa w'inkumi w'i Siyoni. Ni ukuvuga ngo iyo kuvuga Siyoni ni ukuvuga ibuyuda, ni ukuvuga abayuda, ni ukuvuga Yerusalemu. Ubu kuvuga umukobwa w'inkumi w'i Siyoni ni ukuvuga umuntu w'Imana, umunyamasengesho, umuntu wasenze. Aravuga ngo arakuneguye. Nshuti uneza amatwi, ibyari bikugose n'ibikuzungurutse nushaka ubinegure. Ndagira ngo mbwire ko mu gihe Hezekiya yakiraga aya makuru, umwami wa Ashuri na Senakeribu nta makuru bari bafite. Bari bagisuzuguye, bari bakirase, bari bagitegura igitero cyo kugaba i Yerusalemu, cyo gusibanga Yerusalemu, bakaharunda ibirundo byo kuririraho. Imana idufashe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 29 w'Abami ba kabiri ibice 19. Yego, kadusome umurongo wa 25 tugeze ku wa 29. 25 aravuga ngo nimwumvise uko nabigenje kera mbigambiriye mu gihugu cyashize, mu gihe cyashize, none ndabishoboje, ndabishohoje kugira ngo urimbure imidugudu igoswe n'inkike, uyihindure ibirundo by'amatongo. Nicyo cyatumye abaturage bayo bagira intege nke, bagakuka umutima, bagakorwa n'isoni, bakaraba nk'ubwatsi bwo mu gasozi, nk'ubwatsi bukimera, cyangwa ubwatsi bumera hejuru y'inzu, cyangwa nk'ingano zirumbye zikiri nto. 27 ariko nzi imyicarire yawe, n'imitabarire yawe, n'imitabarukire yawe, n'uburakari wandakariye. Kuko uburakari wandakariye n'umurengwe wawe byangeze mu matwi. Nzagushyira umuringa wanjye mu mazuru n'icyuma mu kanwa, ngusubize mu nzira yakuzanye. 29 nuko rero weho Hezekiya, iki nicyo kizakubera ikimenyetso. Muri uyu mwaka muzarya ibyimeza ubwabyo, mu mwaka wa kabiri muzarya imicwira yabyo, mu mwaka wa gatatu muzabiba musarure, kandi muzatera inzabibu munywe, murye imbuto zayo. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uwiteka aracyavuga ku mwami wa Ashuri. Aravuga ngo nicyo cyatumaga abaturage b'i Yerusalemu bagira intege nke. Urumva abantu bagoswe n'intambara, abantu bazungurutswe n'ibibazo, bazungurutswe n'iterabwoba, bagiraga intege nke, ngo bakaraba n'ubwatsi bwo ku gasozi. Imana idufashe cyane. Ariko Uwiteka aravuga ngo nzi imihagurukire yawe, nzi n'imyicarire yawe, nzi imitegurire y'intambara yawe, ndakuzi neza. N'uburakari wandakariye bwangezeho, n'ibitutsi wantutse. Nshuti uneza amatwi, ndagira ngo ubwire niba uri umwana w'Imana, ukaba uri umukozi w'Imana, abakusuzuguye basuzuguye Imana, abagutunze urutoki barutunze mu mboni y'ijisho ry'Imana, abaguhagurukiye burya bahagurukiye Imana, abakurwanya bararwanya Imana. Iravuga ngo nzi imyicarire yawe, n'imihagurukire yabo, n'inama zabo ndazizi. Uburakari barakariye Imana bwayigeze mu matwi. Imana dufashe cyane. Iravuga ngo nzagushyira icyuma mu kanwa, ngusubize mu nzira yakuzanye. Imana idufashe cyane, ngusubize mu nzira yakuzanye. Hanyuma ku murongo wa 29 Uwiteka agaruka kuri Hezekiya rero. Aravuga ngo nuko weho Hezekiya. Oh, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nimvuga Hezekiya, wowe uneza amatwi aho uri hose, unawe wumva izina ryawe. Wowe John, wowe Mary, wowe Sandrine, wowe
weho mukozi w'Imana, weho kAYITARE, weho Eric, weho Mugisha, weho Ahadi, weho uneza amatwi aho uri hose, weho haleluya arimo nuko weho Hezekiya, iki nicyo kizakubera ikimenyetso yuko Imana yumvise amasengesho yawe, yuko Imana igiye kugutabara, yuko Imana igiye kugukiza umwami wa Ashuri. Iki nicyo kizakubera ikimenyetso muri uyu mwaka. Haleluya, muri uyu mwaka, vuga ngo muri uyu mwaka uzarya ibyimezo ubwabyo, umwaka utaha uzarya imicira yabyo, amata azabyara amavuta nshuti yanjye. Umwaka wa gatatu muzabiba musarure. Haleluya, muzatera inzabibu murya imbuto zazo. Haleluya, Imana ibwiye Hezekiya ko ibyo umwami wa Ashuri na Rabushaki bagambiriye batazabigeraho. Imana ishimwe, imuha n'ibimenyetso bitatu. Iravuga ngo muri uyu mwaka, haleluya, uzarya ibyimeza, muzarya ibyimeza, ibintu bizimeza, akazi kazizana. Haleluya, imigisha izaza, ibyo ukeneye bizizana. Hari ibintu bizana nshuti yanjye, hari ibijya kubona ukabona ibintu bibizanye. Umuntu araguhamagaye utari waravuganye nawe, nta kintu wamusabye, agakubera igisubizo cy'ikibazo wari ufite. Hari igihe ibintu bijya byizana, ukumva umuntu yakubwiye ati nakuboneye akazi, ukumva umuntu yakubwiye ati ndagushaka. Haleluya, uyu mwaka muzarya ibyimeza ubwabyo. Umwaka wa kabiri, umwaka utaha, muzarya imicwira yabyo. Imana ishimwe, ibyo byimejeje bizabyara ibindi. Umwaka wa gatatu muzaba mufite umudendezo, noneho muzabiba musarure, kuko iyo minsi yose yari ishize, icyo gihe cyose cyari gishize, bari mu iterabwoba bahagaritse umutima, ntabwo babibaga ngo basarure. Imana idufashe. Ariko mu gihe iyo wagoswe n'Abashuri, ukaba wagoswe n'ingabo z'umwanzi, abadayimoni bakuzungurutse, uri mu ntambara, ntabwo ubasha kubiba ngo usarure. Hanyuma iyo utarawe rero, ibintu birimeza, ibintu birizana. Haleluya, ibimvuga ndabizi nshuti yanjye, njya mbona byimeza. Nabwiye abantu ngewe nta wundi murimo mbasha gukora, kubera ko mfite ubumuga bwo kutabona. Umurimo nkora ni ukuvuga ubutumwa no gusenga byonyine, niyo mirimo yonyine nshobora gukora, nibyo nshobora gukora. Nta mushahara ngira w'ukwezi. Haleluya, ariko njya kubona nkabona ibintu birimbejeje, njya kubona nkabona haje imicwira yabyo. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko niko Imana yahanura Hezekiya rero, irabwita unyugira ikibazo, umaze igihe mutabiba ngo musarure. Kuba mutarabibye ngo musarure si ikimenyetso ko muzicwa n'inzara. Ibintu bizimeza, ibintu bizizana. Kuba utarize ngo urangize amashuri, hari impamvu zakubujije kwiga. Wenda wabuze minerivare, wenda ni coronavirus yateye ikubuza kwiga, wenda hari ibindi bibazo byateye, wenda mu gihugu urimo wabuze ibyangombwa, wenda watandukanye n'umugabo wawe, wenda watandukanye n'umugore wawe, wenda abagufasha no kwitaho babuze uko babigenza. Ndagira ngo nkubwire, uzarya ibyimeza ubwabyo, ikimenyetso cy'uko watabawe n'ijuru. Haleluya, ibintu birimeza, ibintu bikizana, hanyuma ibyo byimejeje bikabyara ibindi. Niyo micwira yabyo, mu Kinyarwanda byita urushubije. Niyo amasaka amera aho batemye andi. Imana idufasha kongera agashibuka, ni urushubije. Hanyuma noneho nyuma y'ibyo rero, umudendezo umaze kuboneka, mukabiba mugasarura. Dusoreze ku murongo wa 30 kugeza ku murongo wa 35. Harimo amagambo yafashije umutima wanjye cyane. Abami wa 19 umurongo wa 30 kugeza ku murongo wa 35 nshaka gusoreza. Ndimo ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Umva aya magambo Imana irimo yibwira Hezekiya, irimo iravuga n'ubugingo bwanjye, nawe irimo iravuga n'ubugingo bwawe. Haleluya, ndavuga umuntu wasenze, ndavuga umuntu usenga, cyangwa umuntu wasengewe. Ushobora kuba utarabishoboye kuko mfite abantu bagusengera, bagusengeye. Ndagira ngo nkubwire ko ngufitiye ubutumwa. Hari ubutabazi bugiye kuza bwihuse buvuye ku Mana. Reka dusome murongo wa 30. Kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu, basigaye bacitse ku icumu bazongera gushora imizi hasi kandi hejuru,
bazera imbuto. 31. Kuko muri Yerusalemu hazasohoka igice gisigaye, kandi ku musozi wa Siyoni hazasohokayo abazacika ku icumu, ishyaka ry'Uwiteka rizabisohoza. Imana yavuga ngo ibyo bintu byose Imana yavuganye nawe, ibyo ivuganye nawe muri iri jambo, ishyaka ry'Imana niryo rizabisohoza. ushobora kumva uti pasiteri kayitare ibyo bintu biraca he, biranyura hehe? Igisubizo nagifite, Imana yavuze ngo ishyaka ryayo niryo rizabisohoza. Yego. 32. Nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri. Uwiteka amaze guhanura Hezekiya, umurongo wa 20 n'uwa 21 n'uwa 22 n'ubuhanuzi kuri Hezekiya, noneho umurongo wa 25 kugeza kuri 27 ni birimo kuvuga ku mwami wa Ashuri. Hanyuma umurongo wa 29 n'ubuhanuzi burimo kuvuga kuri Hezekiya, ndetse n'uwa 30 n'uwa 31 n'uwa 32. Komeza. Yego. Nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri ngo ntabwo azagera kuri uyu murwa. Nuko Uwiteka aravuga ngo atangira no kongera kuvuga ku mwami wa Ashuri, kandi mu mwami wa Ashuri ntabwo arabimenya, ni abasenga babimenye bonyine. Abasenga bajya bamenya amaherezo y'abanzi babo, abasenga bajya bamenya uko iby'abanzi babo bizarangira, bakamenya nabo n'ibyabo uko bimeze. Aravuga ngo umwami wa Ashuri, oh haleluya, ntabwo azagera kuri uyu murwa, ntabwo intego yizageraho. Ibyo narushakiye yirwa vuga yirwa sakuza ntibizakunda. Oh haleluya, Imana ishimwe. Komeza Eric. Kandi ntazaharasa umwambi we. Nta nubwo azaharasa umwambi, ntabwo azakuhasa umwambi. Ibyo Satani akugambiriyeho, ibyo abanzi bakugambiriyeho, ntabwo bazabibasha. Ndaguhanuriye ubyandike, niba ufite aho ubyandika, ntibazabigeraho. Niba Imana yarumvise amasengesho yawe, niba warinjije Imana mu mirwano, niba usobanukiwe ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara, ntabwo bazagera ku ntego, ntibazaharasa umwambi. Haba no kuherekanira n'ingabo ye. Haba no kwiherekana n'ingabo ye. Kandi ntazaharunda ikirundo cyo kuririraho. Nta nubwo azaharunda ikirundo cyo kuririraho ngo akore ibirori ko yakunesheje, yishime ko yakurangije, ntibishoboka. Inzira yamuzanye nizamusubizayo. Inzira yamuzanye nizamusubizayo. Ntabwo azagera kuri uyu murwa. Ntabwo azagera ku ntego. Ni ku Uwiteka avuga. Oh haleluya, ngo ni ku Uwiteka avuga. Ntabwo ari Kayitare ubivuga. Nari mfite mubyara wanjye witwaga Rutagengwa, yajyaga asoma Bibiliya akavuga ngo mbega ngo nta nubwo ari Yesaya ubivuze, ngo nta nubwo ari Yeremiya ubivuze, ngo ni Uwiteka ubivuga, ngo ni ku Uwiteka avuga. Akambwira ngo Kayita nti ngo ubwo ari Uwiteka ubivuga ngo ibintu birakomeye. Ndagira ngo tutuneze amatwi, ubwo ari Uwiteka ubivuga birakomeye. Ntabwo abanzi bawe, ntabwo abakugose n'ubwo bakurusha imbaraga mu buryo bwose, n'ubwo bakurusha intwaro, n'ubwo bakurusha imbaraga, ntabwo bazagera ku ntego niba usenga. Nzarinda uyu murwa mukize ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi. Imana izakurinda igukize ku bwawe no ku bwa Yesu Kristo wizeye. Maze mu ijoro ry'uwo munsi, uyu murongo warafashe inshuti yanjye, murongo 35 wafashe umutima wanjye cyane. Soma. Marayika w'Uwiteka arasohoka. Ongera usubire mu 35. Yego, haravuga ngo maze mu ijoro ry'uyu munsi Marayika w'Uwiteka arasohoka, atera urugerero rw'Abashuri, yica ingabo zabo, agahumbi n'inzovu 8 n'ibihumbi 5. Abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. Oh haleluya, iri jambo ryaramfashe inshuti yanjye, ngo maze mu ijoro ry'uwo munsi umwami wa Ashuri araye ari bugere ku ntego ye, araye ari busiribange Yerusalemu akayihindura ivu, araye ari busoze ibyo barushaki yasebeje Abayuda, araye ari bukore ibyo yifuzaga byose, araye ari bushyire mu bikorwa ibyanditse mu ibarwa yandikiye Hezekiya
kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15 w'Abami wa kabiri 19. Araye ari bushyire ibyo Rabushaki yavuge i Yerusalemu, araye ari bushyire mu bikorwa imigambi ye, n'ingabo ze ziteguye 185. ngo nuko marayika aramanuka, marayika umwe, marayika w'Imana aramanuka. Oh haleluya! Nshuti uneza amatwi, uraye uri buhure n'akaga, uraye uri busebe, uraye uri butagaciro, biraye biri bukurangirane, ntabwo biri bubuze Imana gutabara, ntabwo biri bubuze Imana kurwana. ngo marayika w'Imana aramanuka ava hagati y'abakerubi, aramanuka ava hagati y'abaserafi, aramanuka arenga inyenyeri, aramanuka arenga izuba, aramanuka arenga ukwezi. Oh haleluya! agaba igitero mu rugerero rw'ingabo za Shuri 185. ngo babyutse mu gitondo basanga ingabo zose zabaye imirambo. uyu murongo wa 35 muri Bibiliya y'Ikirundi waramfashije cyane. Reka bahadusomere muri Bibiliya y'Ikirundi umurongo wa 35, Abami wa kabiri 19. reka dusome. maze muri iryo joro nyene, ngo maze muri iryo joro nyene umumarayika w'Uhoraho arasohoka, atera mu nsago z'Abashuri. Marayika umwe, ntabwo ari benshi, atera mu nsago z'Abashuri, yicamo ingabo 185. ngo yicamo ingabo 185. abantu bavyutse mu gatondo basanga ingabo zose ari imihindigiti y'imivyimba. ngo abantu babyutse mu gatondo basanga za ngabo z'umwami wa Shuri 185, ngo ari imihindigiti y'imivyimba. Nabajije umurundikazi umwe, namaje imihindigiti y'imivyimba niki? Arambwira ngo ni imirambo ibigerekeranye, imwe iryamye, ni imirambo myinshi igerekeranye, imwe iryamye ku yindi. Oh haleluya! ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Nshuti yanjye uneza amatwi, ohereza Imana mu mirwano. ni Imana ifite amaboko yo kurwana. Imana yacu ni Imana y'indwanyi. ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Hezekiya yabonye ko atabasha guhangana n'umwami wa Shuri, yohereza Imana mu mirwano. Imana yohereza marayika wayo umwe, nuko yica ingabo z'Abashuri 185. babyutse mu gatondo basanga ingabo zose za Shuri ari imihindigiti y'imivyimba. hari igihe uzabyuka usanga ibikurwanya byose byabaye imihindigiti y'imivyimba, byabaye imirambo. Oh haleluya! Imana yamwijije ishimwe cyane. hari igihe uzasanga ubukene n'inzara byaryamye bicurikiranye, usanga sida na diyabete byaryamye bicurikiranye. Imana yacu ni Imana y'indwanyi, ni Imana y'imyantambara. ndagira ngo nkubwire nshuti uneza amatwi, ni intambara zo mu kirere irazizi, n'umupara wa kabuhariwe nizo mu kirere irazizi. usomye Izahishuwe 12:12, Satani yashatse kwigomeka, iramurwanya mu kirere, amanuka yibarangura. Imana ni umukomando, nizo ku butaka irazizi. niba ugira ngo ndakubeshya uzabaza ab'i Yeriko, bakubwira ko ibintu Pasiteri Kayitare arimo kuvuga ari byo. Imana ni n'umumarine, nizo mu mazi irazizi. uzabaze Mose na Farawo ku nyanja itukura, ubaze Yosuwa imbere ya Yorodani. Oh haleluya! Imana yamwijishimwe cyane. Imana ni Imana y'indwanyi, ni Imana ifite amaboko yo kurwana. injiza Imana mu mirwano. ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. nandi mubwira abantu, nibwira ko mu bantu marayika w'Uwiteka yahereyeho ari Rabushaki n'agasuzuguro ke. nibwira ko muri iyi mirambo 185 na Rabushaki yari arimo. Imana idufashe cyane. ku mwami wa Shuri wahise yabangira ingata, arahunga aratoroka, aragenda agiwe. muzi amaherezo ye, abahungu be bamusanzeyo bamwicirayo. amagambo ashirivuga nshuti yanjye. hari igihe amagambo ashirivuga sha. Oh haleluya! baca umugani ngo inyombya bayirashe amatama yombi, ngo iravuga ngo noneho amagambo ashiriza ivuga. hari igihe amagambo ashirivuga sha. ndagira ngo nkubwire, ibigusakuriza, ibigukanuriye, ibigushyigikira, ntibigukange, mu ijuru hari Imana y'indwanyi. tugiye gusenga, tugiye kwinjiza Imana muri iyo mirwano.
ndavuga ubushobozi bw'amasengesho mu ntambara. Tugiye kwinjiza Imana muri iyo mirwano. Umva, ntabwo nitaye ku bikuzungurutse uko bingana, ntabwo nitaye ku rwego rwabyo. Ndagira ngo wongere ukabaza abantu, ukabaza utari kuko umwami w'Abayuda Hezekiya yambaraga ibiguna akisiga ivu yari yasaze. Bakubwira batoya, tubonye uburyo Imana ari nyamasengesho. Bakubaje bati se ubaje uteze koko umwami Hezekiya kudatumiza ingabo, kudatumiza intwaro n'inama y'umutekano, ahubwo akajya mu masengesho, yari afite rezo. Bakubwira bati Hezekiya yari afite rezo, n'ubundi ingabo ze ntizari zishoboye kurwana n'umwami wa Ashuri. Nshuti unteze amatwi, n'ubundi ibyo wakora byose ntabwo byagushoboza urwo rugamba, kwisobanura, kugira ibyo ukora bindi, gushaka bakuvuganira, ntabwo byashobora kukurwanira aho hantu. Ariko ndagira ngo ko hasigaye Imana imwe, hasigaye Imana yonyine, Imana yonyine, Jehova Sabaoti, Imana y'indwanyi, Uwiteka Nyiringabo. Reka tumwinjize mu mirwano y'ibyo bibazo urimo. Mwami Imana Data wa twese wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo wambaye ku musaraba i Golgotha. Oh haleluya, ndagushimye kuri Imana yumva, ndagushimye kuri indwanyi, uri Imana irwana, ufite amaboko yo kurwana. Yesu w'i Nazareti, narakubonye mu ntambara nyinshi nagiye nyuramo, nabonye uburyo urwana intambara kandi ukazirwana neza. Yesaya yaravuze ngo uhereyeho umucyo wabereyeho, nta wigeze gukoma mu nkokora, nta n'ugeze atesha ukuboko kwawe. Oh haleluya, mwami nta namwe wagabye igitero ngo utsindwe, nta naho warwanye ngo utahari uri kajorite, ahubwo warwanye hose washinze amabendera y'umutsindo. Uri Imana y'indwanyi, mu izina rya Yesu Kristo. Rwanirira uyu mwene data, rwanirira uyu mushiki wanjye, rwanirira umukumbi wawe, rwanirira itorero ryawe muri iyi minsi ya nyuma y'imperuka. Oh haleluya, ndasengera buri muntu wese ungurikiye ahari mu mpande zose z'isi, kugira ngo mwami wohereze marayika wawe, uriya marayika warwanye n'ibihumbi 145 by'ingabo z'umwami Senakeribu, wongere umwohereze mwami arwane n'ibiturwanya, burana n'abatuburanya, shingura icumu ryawe mu ntagara, rasa imyambi yawe. Oh haleluya, mu izina rya Yesu, rasa imyambi yawe, ukubita indwara, ukubita ubumuga, ukubita za karande, ukubita buri kaga kose, usenyurimbure, ukomvomvore, usangangure, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze nyagora ku ngoma, turagusenze. Amena, amena. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Mwari kumwe n'umukunzi wanyu Pastor kAYITARE J.Baptiste ku bihumuriza ibihumbi, niyo YouTube channel yacu. Niba utarakora subscribe uyikore, kugira ngo ibi byigisho bijye bikugeraho. Kandi ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo cyangwa ikindi cyose ushaka kutwungura inama, waduhamagara ku nimero ubona kuri ekara yawe. Imana ibaho umugisha, ibagirire neza, Uwiteka abarwanirire intambara. Amen.